Shalom, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umunsi wundi mushya, munsi wa 232 muri uyu mwaka wa 2023. Duhawe amahirwe kandi dutewe iteka ryo gutera intambwe nshya kuri uyu munsi, n'andi mahirwe tubonye tugomba kubyaza umusaruro. Uyu munsi tubonye andi mahirwe mashya mu ntambwe nshya. Ubutumwa buravuga ngo ese uracyibuka uwagutumye cyangwa usigaye wikorera ibyo ushaka? Igitabo cya Esiteri igice cya 4 umurongo wa 16. N'igihe abayuda bari bakomerewe cyane, Moridekayi yamaze kwiyambura imyambaro mizima ashyiramo ibigunira, abwira Esiteri, aramubwira ati ntugende ngo wicecekere ngo utekereze ko gutabarwa kw'abayuda ari wowe ugufitemo ingufu. No. Hanyuma Esiteri yibuka ko yatumwe atariho gukora ibyo ashaka gusa, ahubwo ari impamvu Imana yemeye ko aba umwami. Uyu munsi mw'iri jambo turagira ngo tumenye itandukaniro riri hagati ya ambasaderi n'umwimukira. Bibiliya iravuga ngo Esiteri atuma kuri Moridekayi amubwira ibyo abayuda bose bagomba gukora, bakamusabira, bakamara iminsi 3 biyirije basenga, batanywa, batarya, ngo hanyuma nanjye n'abaja banjye tuzabigenza gutyo, ngo hanyuma nzagenda nje kureba umwami. Nubwo bizaba bitubahirije amategeko, nimba nzarimbuke. Ni irihe tandukaniro riri hagati ya ambasaderi n'umwimukira? Ambasaderi akora akantu kose, buri munsi, buri gitondo, buri kigoroba, ikintu cyose akora agikora mu izina ndetse no mu ishema ry'igihugu cyamutumye. Ariko umwimukira nubwo ari mu kindi gihugu gitandukanye n'icyo avukiramo, ibyo akora muri icyo gihugu byose, akanya kose, buri munota, buri segonda, abikora mu nyungu ze ku giti cye no gushaka uko we yakunguka, nta kindi kintu yitayeho. Uri umwana w'ijuru, uri ikiremwa cya Kristo, ntabwo uri umwimukira, uri ambasaderi watumwe. Hari icyo ugomba gukora, hari God's agenda ugomba kubahiriza, hari agenda y'Imana. None mu Kristo, ese ufite agenda y'Uwiteka? Uracyibuka ibyo yagutumye gukora? Uracyibuka ibyo agusaba gukora? Uracyibuka uko agusaba kuvuga? Uracyibuka uko agusaba kugenda? Uracyibuka uko agusaba gusenga? Cyangwa wibereyeho nk'abimukira, usigaye ukora mu nyungu zawe bwite? Ntabwo nzi uko bimeze, ariko Esiteri amaze gusobanukirwa ko ari ambasaderi, yaremeye, hari uwamutumye. Aravuga ngo nimba ari ubwiza bwanjye bukoreshwe nawe, bugira umumaro kuri wowe. Nimba ari ubwenge mfite bugira umumaro kuri wowe. Nimba ari ubutunzi mfite bugira umumaro mu gukorera ubwami bwawe, kuko niwe wantumye. Aremera ajya kureba umwana. Nimba nzarimbuke. Umva nkubwire, ongera usuzume urebe ko kigira rwa rukundo nk'urwa mbere, rw'uko uwagutumye yabigusabaga, wa mutima w'imbabazi nk'uko uwagutumye abigusaba, wa mutima wihangana nk'uko uwagutumye abigusaba, wa mutima uca bugufi nk'uko uwagutumye abigusaba. Ni byinshi agusaba gukora nk'uwo yatumye. Ongera usuzume urebe ko utari kwikorera ibyo ushaka. Mwami, turagushimye kubw'uyu munsi, urakoze kuduteza intambwe nshya. Duhagarike aho tubasha kubisuzuma rwose, kandi aho dutsinzwe udushoboze kugaruka by'ukuri, mu izina rya Yesu Kristo, amen.